Bye bye AFC M23, bye bye ikise M23. Amakuru ari gukikikanya ku mbuga nkoranyambaga yanditswe n'ibitangazamakuru byinshi, ariko nanone noneho reka tubive imuzingo. Amakuru yanditswe cyane cyane n'ikinyamakuru France 24, maze umutwe w'amagambo ugira uti bye bye AFC M23. Kurimbuka cyangwa se kuba AFC M23 yarimbuka rero ni byashyizwe mu kinyamakuru na France 24, binandikwa ndetse n'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye ku isi hose, ariko ngo byavuye kuki cyangwa se nk'iki kinyamakuru cyanditse y'umutwe w'amagambo kibikuye ku munsi w'ejo nibwo hagaragaye raporo ya leta ya Kongo iyobowe nyine na perezida wa Kongo, perezida Chilombo Felix Tshisekedi. Yavuze ko bagiye gushyira imbaraga mu kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba bita uw'iterabwoba wa AFC M23 mu rwego rwo kugira ngo bawurimbure burundu. By'umwihariko ni amakuru yatangajwe ku munsi w'ejo, ariko nanone hagaragara muri raporo nyine ya leta ya Kongo. Ubu ngubu hari kuvugwa yuko leta ya Kongo yabaye yemereye abarenga 60,000 b'abasirikare kujya ku rugamba mu rwego rwo kugira ngo bahashye banarimbure burundu AFC M23. Ni kenshi cyane twagiye tubabwira ko noneho iby'uyu mutwe byawurangiranye, ariko n'ubundi ukagumya ukumva ejo mu gitondo intambara irabaye. Ni kenshi cyane wagiye wumva ibiganiro biba, yewe n'ubu ngubu ibiganiro bya AFC M23 ndetse na leta ya Kongo biracyarimbanyije Idwa Ikatari. Yewe byarabaye mu minsi ishize ubwo ibiganiro ku ruhande rw'u Rwanda byatangiriye Idwa Katari, biza kwimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika, bigira naho basinya amasezerano y'amahoro. Yewe tuvuga ko noneho bigiye gutera intambwe yuko nk'ubu ngubu uyu mutwe wa AFC M23 nyine ushobora guhita ubona igisubizo, amahoro arambye akagaruka muri Kongo, atari uko basinye amasezerano y'amahoro gusa ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo, ahubwo n'amasezerano hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kongo nayo tukaba twari twiteze ko ibintu bigiye kubita bijya mu bikorwa. Siko byabaye, buke nababwiye yuko imbunda zabyutse zicicikana, leta ya Kongo itangira no kurasa yewe ku baturage ba Minembwe ndetse AFC M23. Ngira ngo aba baturage hari indege yari bashyiriye ibyo kurya ndetse n'ibyo kubafashisha bari bagize ikibazo cyo kuba barashweho, ndetse n'amaraso. Iyo ndege nayo twabakoreye inkuru tubabwira ko yarashwe. Nk'ubu rero uko bimeze noneho leta ya Kongo yarakaye cyane, dore ko ubu yabyutse yandika raporo ikubiyemo ibintu byinshi, ivuga ko yemereye abarenga 60,000 b'abasirikare kumanuka bakajya ku rugamba, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, kujya guhashya no gukuraho uyu mutwe wa AFC M23. Si n'ibyo gusa, bakaba bitabaje bamwe mu bacashuro bavuye impande n'impande baje gufasha aba basirikare ba Kongo barenga 60,000. AFC M23 ifite icyo iri kubivugaho, dore ko nk'ubu yo witwa cyangwa se umuyobozi mukuru w'iri huriro rya AFC M23 Colonel Nangawe yahise avuga ati ni kenshi cyane abangaba bikomanga mu gituza ariko ntibagire nk'icyo bakora, ni nk'imbwa kuko ziramoka ariko ntizifate shebuja. Imbwa rero ntiwazitindaho kuko bahora bavuga gusa. Twe turiteguye, dufite ibice binini, yewe tuyoboye ibice binini, igice kinini cya Kongo kimaze imyaka myinshi bahora bavuga ko bagiye kugitwambura, ariko byarabananiye kubera ko natwe dufite imbaraga kandi turakomeye, duhora tubiteguye. Rero
ubwo buriya iyo utari mu rugamba nibwo uba ufite uburakari bwinshi. Twebwe rero twiteguye kuba twarwana, nibaze kandi dukunda iyo bafashe ibyemezo nk'ibyo bakaba ariko batanabishyira mu bikorwa. Ni ibiganiro byirimbanyije i Katari, ariko nk'ubwo nyine tukaba twiteze ko mu minsi iri imbere hashobora kongera hakaba intambara nk'uko byari bisanzwe. Naho mu yandi makuru nuko nakubwira ko u Rwanda noneho raporo ya Loni isohotse nayo ikubiyemo ibyitwa yuko ngo bagiye kuruhagarikira cyangwa se kurwanura uburenganzira bya nyabyo noneho bwo kuba bakwemererwa kugura intwaro, dore ko ngo iyo raporo ivuga ko u Rwanda rusapotinga cyangwa rukaba rwafasha AFC M23, bityo ngo izo ntwaro bagura bakaba ari M23 izigura atari u Rwanda. Ni raporo nini, ndaje tubive imuzingo byose. Wowe icyo nkwisabira gukanda hasi handitse subscribe nimba uri mushya, kugira ngo tujye tubana umunsi kundi tuguhe amakuru agizeho kandi yizewe. Naho wowe wakoze subscribe nk'umugabo murabigushimira cyane. Nje ugumya kubana nanjye, nitwa Mupinga John Peter Safe kuba iyi ni Mupingaji Empire. Amasegonda make tugaruke tuve muzingo iyi nkuru. Ni ku munsi w'ejo rero aho raporo ya Loni yasohotse igaragaza cyangwa se yikuyemo byinshi, ariko bimwe mu by'ingenzi nako updatinga cyangwa nakubwiraho nuko bashaka ngo gukuriraho u Rwanda kubona uburyo bwo kugura intwaro yewe mu bihugu ibyo ari byo byose. Ariko u Rwanda nkaba narababwiye inkuru ivuga yuko rukora intwaro rwazo kandi zikomeye, bityo rero nkaba ntumva impamvu hari wenda ni raporo yaba yasohotse, kuko aba bazi neza ko u Rwanda rukora